Inongeye kubasuhuza nanone mwebwe nongeye gusanga aho mutwumvira umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe ni cya kiganiro mumenyeramo byinshi bitandukanye mwibaza umunsi ku wundi kinyura kuri channel ya Tele Montagne Rwanda. Hanyuma rero ni nayo mpamvu iyo mukoze subscribe bidufasha kujya tubana mu buryo bworoshye cyane utakuyumvisha. Kuko buri kimwe cyose dushyizeho tujya ukibona mu buryo bworoshye cyane. Biroroshye cyane. Wowe kora ahanditse subscribe. Ntararenga ahangaha uyu munsi ndaza gukomoza ku ngingo isa naho ikibangamira abantu batari bake kuri iyi si. Humura rwose ntuze gukeka ibidasanzwe. Ahubwo itekereza ku mpamvu igihe kimwe ujya kubona ukabona iminwa yawe iri kujya yumagara. Ibitarakubaho ntiwakumva uburemere bifite. Ni ukuri birabangama pe. Kandi ku rugero ruhagije. Ni nyuma yuko rero umwe mu bakunzi bacu abinyujije mu gitekerezo ku rubuga rwa Facebook birumvikana. Nyine ni ku rubuga rwa Facebook rwa Tele Montagne Rwanda. Yaratwandikiye agira ati: "Muraturondorera igituma umunwa utuma ukaguma utoshye ku bakobwa." Niba naragenekereje neza kuko nabonaga ntarabisomaga neza icyo gihe. Gusa ndakeka nibyo yashakaga kuvuga. Yitwa The Future Rejo Boy. Niwe watwandikiye aho ngaho ndetse aho ari hose tumushimiye cyane rwose. Hanyuma rero wa mungani ni igiki gitera kumagara kw'iminwa mu gihe runaka igasa n'ijya gusatagurika. Yewe tutanasize no kujya wumva wahora uyirigata iyo byakubayeho. Nukubera iki? Ubundi se byarakubayeho cyangwa se bikubaho cyangwa se biri kukubaho muri uyu mwanya? Wabyikuraho gute? Nyuma yaho se wabyirinda gute? Reka nizere ko tuza kugirana ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi. Ubundi ugasobanukirwa. Ni Samuel Mugisha umva kuri mikoro. Ini nuko mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubundi uruhu rugize kiriya gice cy'umubiri wacu cyo ku munwa ubusanzwe ni uruhu rusa n'urujya kuba ruto cyane mu bunini cyangwa se mu mubyimba. Ibyo rero bikaba imwe mu mpamvu ituma rwangirika mu buryo bworoshye cyane kurusha ibindi bice bisigaye byo ku mubiri. Gusa nkaho ibyo bidahagije, kuri iyo ureba iminwa rwose ni igice kitifitemo imvubura cyangwa se ibyo abazi bijyanye n'ubuzima bita glands zivubura amavuta. Kubura rero kwizi mvubura muri iki gice cyo ku minwa bituma iminwa rwose itabasha kwibobeza ubwayo mu buryo buyoroheye. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe rwose iminwa ibaye mu gihe runaka ku zuba cyane cyangwa se mu mwuka ukonje cyangwa se wumye. Ndavuga umwuka. Birangira nayo yumagaye rimwe na rimwe bikayiviramo gusatagurika. Ibintu bibangamira abatari bake uyu munsi. Uko mbikubwiye rwose uko nguko. Nibyo biviramo abantu bamwe uyu munsi gusiga ku minwa yabo zimwe muri za produit zitandukanye ngo barebe ko bakira icyo kibazo. Ni mu gihe kandi wowe uri kumva iki kiganiro n'urugero. Ushobora kuba udakunda wenda reka tuvuge izo produit cyangwa se ukaba utanashobora kuzigura nyamara uyu munsi wifitiye iki kibazo. None wowe waba uwande? Uyu munsi niyo mpamvu turavuga ku buryo butandukanye wakwita ku minwa yawe yumagaye igihe cyose yakubangamiye. Ndetse igihe nikidukundira turakomoza ku buryo rwose wakwirinda kujya uhura n'iki kibazo. Byibuke neza iyi channel ni Tele Montagne Rwanda. Subscribe. Imwe mu nzira rero wakwifashisha wikura iki kibazo uyu munsi. Rwose wibereye mu rugo ni ugukoresha ubuki. Ubuki rero wenda hari nta nibyo waruzi. Gusa burya bufite ubushobozi bwo gutuma ahantu hazana ubuhehere mu buryo bworoshye cyane. Tutibagiwe kuba bwifitemo ama antioxidant yemwe n'ama antibacterie. Ibintu bibuhereza ubushobozi bwo kurinda infection cyangwa se ukwandura kw'ahantu hatandukanye ubwo nyine no ku minwa yumagaye. Niba utarabyumva neza reba nk'urugero twafata uyu munsi. Ubuki butuma igisebe gikira vuba, ibintu binatuma abantu benshi uyu munsi babukoresha bita ku ruhu rwabo ndetse no mu bindi bintu bitandukanye. Ku minwa yasadaguritse rero ubuki naho ni bwiza cyane kuko bunafite ubushobozi bwo gukuraho utunyangingo duto cyane tuba twapfuye tw'imibiri yacu cyangwa se ibyo twita dead cells. Ubundi iminwa igasubirana ubuhehere. Ariko se nanone ni gute ubuki wabukoresha?
ushobora gufata ubuki ubu ngubu busanzwe, hanyuma ukagerageza kubusiga kuri ya minwa yawe yumagaye buri munsi ukoresheje intoki zawe cyangwa se akenda gasa neza, ibi rwose bikagufasha. Ikindi kintu cyagufasha mu gihe cyose ubangamirwa no kumagara kw'iminwa yawe ni igikakarubamba. Abenshi mukizi nka aloe vera, ubusanzwe gifite umumaro uhambaye. Kuba kizi cyane bazi ubushobozi bwacyo bwo gupfubya ubushye bw'umuntu wahiye cyangwa se umaze gushya, ndetse kubagikoresha hari abagura icyatunganyijwe mu nganda cyangwa se nanone bakagikoresha mu buryo twe twita buri fresh kitatunganyijwe byisumbuyeho. Nuko rero cyaba gifasha mu kwita ku minwa yumagaye mu buhe buryo. Ni gute kibikora? Ni buri mu bakoresha igikakarubamba mu buryo buri fresh, nka kumwe nyine ugikoresha ari wowe wishakiye umutobe wacyo, nyine nk'ibisanzwe uba ugomba gufata ikibabi cyacyo ukagishishura, ubundi y'amazi yacyo niyo ukuramwo, ubundi ukayabika mu gikoresho runaka, ukajya uyasiga ku minwa yawe igihe cyose ubikeneye ukoresheje intoki zawe. Gusa wibuke nanone, abashakashatsi baravuga bati imisemburo y'igikakarubamba ni imisemburo rwose yo ku rwego ruhambaye mu gukuraho uruhu rw'inyuma, ni imisemburo rwose yo ku rwego ruhambaye mu gukuraho uruhu rw'inyuma ruba rutwikiriye urundi. Cyane ko rero iyo iminwa yumagaye aba ari utunyangingo duto cyane tuba twapfuye, tuba tugize kiriya gihu ubona kiba kikubangamiye ubusanzwe. Twabivuzeho hejuru niba mubyibuka. Bati rero iyi misemburo yacyo irakabya mu gukora uwo murimo. Bikarangira rero bagira inama abantu yo kujya batarenza inshuro 2 kuri 3 ku munsi bakoresha igikakarubamba bivanaho ikibazo cy'iminwa yumagaye. Aloe vera. Icyitonderwa nanone mu gihe nta mwanya rwose wo kwirirwa gutegura igikakarubamba mu buryo buri kamere, hari produit uyu munsi zacyo cyangwa se ziba zikifitemo. Birumvikana washaka uko wazigura. Bayita concombre. Iyi ngiyi burya izi neza uburyo rwose batoshya iminwa yumagaye. Byumve neza. Concombre ifasha neza umuntu ushaka kwivura ikibazo cy'iminwa yamuzonze kubera kumagara. Kuko buriya concombre ifitemo icyitwa vitamine ndetse n'imyunyungugu ihagije rwose ituma iminwa y'umuntu igaragara neza cyane. Gusa nanone ntararenga ahangaha. Reka mbanze nkomoze ku buryo ubundi bwihariye bwo wakoresha wikiza iminwa yumagaye yawe ishobora kuba inakubangamiye ku rwego rutagira ingano uyu munsi. Ubu buryo babwita exfoliation. Ubu buryo tubyumve neza. Iyo wamaze kubukoresha nibwo ubona gutangira gukoresha bimwe namaze kuvuga hejuru ndetse n'ibindi ndi bubabwire hasi. Babwita lips exfoliation. Bukorwa gute? Bimwe mu bikenerwa ngo ukoreshe ubu buryo ubwo ni lips exfoliation, ni ibintu ubusanzwe twese twifitiye mu rugo, kuko nk'urugero uzakenera ikiyiko kimwe dukoresha ku meza cy'ibyo twakwita exfoliating agent, nyine nk'isukari cyangwa se umunyu. Ndetse byumve neza, ikiyiko kimwe cy'isukari cyangwa se umunyu. Hanyuma rero ikindi kiyiko cy'ibyo twakwita emorie, ari byo byaba nk'ubuki cyangwa se amavuta aya ngaya dutekesha ubusanzwe. Hanyuma ugakenera akantu ko kubivangiramwo nk'akabase ndetse n'akenda gakoze muri koto, utibagiwe n'akandi kenda korohereye ko guhanaguza bisanzwe. Hanyuma rero tangira ufata wa munyu cyangwa se ya sukari, bizaterwa n'icyo wahisemo gukoresha. Hanyuma ubivange na ya mavuta cyangwa se ubuki mu ngano ingana n'ikiyiko kimwe kuri buri hose. Hanyuma bivangiye mu kintu runaka. Inyuma y'ibyo rero fata ka kenda nakubwiye gakozwe muri koto, ukinike mu byo wavanze, ari nako uhita ukuba ku minwa yawe yumagaye mu buryo buzenguruka. Byumve neza, ubikore mu buryo buzenguruka. Ibyo byose ukabikora usa n'ukanda ukuba, ariko ukoresheje imbaraga zidatuma ubabara bihambaye. Nyuma y'ibyo rero haba hasigaye gukoresha ka kenda korohereye ugahanaguza ibyo wari umaze gusigaho. Gusa utariruhutsa, hari ikindi kintu kiba gisigaye. Ikindi kintu kiba gisigaye ni ugukoresha bimwe muri bya bintu nababwiye haruguru, birimo nka concombre, igikakarubamba n'ibindi bifasha kuzana ubuhehere ku minwa. Noneho
Abenshi muri kunyumva uyu munsi muza amavuta bita coconut oil. Aya ngaya nayo yagufasha cyane kuko buriya kubera ukuntu uruhu rwacu rw'iminwa ari ruto cyane mu bunini ugereranyije n'urundi ruhu rwasigaye ku mubiri, amavuta ya coconut azwiho gutosha uruhu, ibintu bisa nk'igisubizo ku minwa yumagaye. Ubushakashatsi butandukanye uyu munsi bugaragaza ko amavuta akozwe muri avoka cyangwa se amavuta ya avocado ari meza ku ruhu, yemwe no ku minwa turi kuvugaho uyu munsi. Ntabwo anyerera cyane, ndetse ku ngingo yo kunyunyuzwa n'umubiri bisa nkaho avoka iyo ibyumva neza cyane. Rero rwose rero ku ruhu aya mavuta anyunyuzwa vuba byoroheje. Rero tugendeye cyane ku bigize aya mavuta ya avoka, birimo nk'ibizwi nka fatty acids, zirimo oleique n'iyitwa linoleique, ndetse n'ama antioxidant aya mavuta ya avoka aba yifitemo. Nta kabuza, nta kuntu ataguhindurira imimerere y'iminwa yawe. Aya mavuta rero uyu munsi wayagura cyangwa se nanone ukikorera yawe mu rugo, kuko uyu munsi hifashishijwe tumwe mu tumashini dusya imbuto tuzwi nka food processors, wakwikorera aya mavuta. Hanyuma rero ko nababwiye ibyagufasha kwikiza iki kibazo cy'iminwa yumagaye, none kubyirinda byo ku buryo bitakubaho byo bikorwa gute? Intwaro ya mbere, irinde kujya ukunda kurigata iminwa yawe. Kurigata iminwa yawe rimwe na rimwe bigaragara nkaho byafasha mu kurinda iminwa yumagaye, nyamara ahubwo bishobora kuyitera rwose kumagara kurushaho. Dore ko amacandwe yacu ubusanzwe yuma vuba cyane, agasiga iminwa ahubwo ishobora kumagara bikabije. Intwaro ya kabiri, kora ibishoboka byose umubiri wawe uhore ufite amazi ahagije. Ku bantu bakoresha produit zita ku minwa nanone, irinde kugura produit zikorewemo bimwe mu binyabutabire nka fragrance, ibyitwa dye ndetse na alcohol. Ikindi kandi, niba kumagara kw'iminwa yawe bikubaho kenshi, gerageza urinde iminwa yawe ikirere gikonje, ubushyuhe, umuyaga n'izuba, kuko biri mu bitera gusatagurika kw'iminwa. Ku muntu bikunze kubaho cyane, gerageza kurinda iminwa yawe izi ngaruka ukoresha produit nka za habero n'ibindi mbere yo gusohoka mu nzu. Ikindi kandi, gerageza ibishoboka byose uhumekere mu mazuru aho kuba mu kanwa, ibi nabyo byagufasha cyane. Gusa nanone mu gihe wakoze iyo bwabaga ibi byose bikanga pe, ibi byaba byiza unegereye muganga akagufasha. Ni naho dusoreje ikiganiro twaganiraga uyu munsi. Ni ikiganiro rwose cyavugaga ku bintu byagufasha kwivanaho iminwa yumagaye igihe cyose bikubangamiye, ndetse twanavuze ku buryo wakwirinda kugira iki kibazo. Ndetse uyu munsi wifuza amakuru yisumbuyeho kuri iyi ngingo, wasura imbuga zirimo healthline.com ndetse na medicalnewstoday.com, kuko amakuru yose twakusanyije muri iki kiganiro niho twayakuye. Wumvaga Samuel Mugisha kuri mikoro, ndetse ikiganiro gica kuri Montagne Rwanda. Reka tuzasubire ubutaha.